mu rukerera rw'umwaka w'1958 bivugwa ko umuyaga uherekeranyije n'igisa n'umuhengeri byari byacengeye mu nyubako nto yo mu gace ka Indiana. Muri urwo rukerera rucuritse nk'ijoro havutse umwana utari usanzwe. Abaturanyi bavaga hanze bavuga ko ako kanya habaye nk'akaduruvayo k'urumuri rutari rusanzwe, nk'igihe agacu gake gafunguye umuvurungano w'ijuru. Ibyo byose byaje gucengera mu mvugo ya rubanda ko Michael Jackson atari umwana usanzwe, ahubwo ko yari afite impano n'umwuka udasanzwe uturuka ahandi hatanditse mu mateka y'abantu. Kuva akiri muto abantu bavuga ko ijwi rye ritasaga n'iry'abandi bana. Umubyeyi umwe wo mu baturanyi yigeze kuvuga ati, iyo uyu mwana yaririmbaga wasaga n'uwumva ijwi ridaturuka mu mubiri w'umuntu umwe, ahubwo nk'iriturutse mu bantu batanu batandukanye mu gihe kimwe. Abandi bavugaga ko ijwi rye ryari nka gifted spirit, impano iva mu biremwa bidahumeka nk'abantu. Ndetse ubwo yakuraga impano ye yagiye irushaho gukura aho yarenze imipaka y'ibisanzwe ku isi yose. Hari abatangaga ibitekerezo ko hari ikintu cy'umwijima cyangwa ubwiru cyamurindaga urupfu igihe cyose yari ku rubyiniro, kuko ibyo yakoraga bamwe bavuga ko bidashoboka ku muntu usanzwe. Hari ibihe byinshi byadutse byuzuye urujijo. Hari abavuga ko Michael Jackson yabaga afite abantu batagaragara bamusobanurira ibintu, bamwereka uburyo bwo kwihindura no guhindura indirimbo, urugero nk'indirimbo yitwa Thriller n'izindi zari zuzuye amashusho atangaje cyane ku mico y'abantu n'ibinyabuzima byo mu mwijima. Ibyo byose byabaye inkuru nyinshi zivuga ko hari urundi rwego rw'ubuzima Michael Jackson yajyaga agenderamo, urujijo rw'ibanga n'imitego y'umwuka udasanzwe. Mu gihe Michael Jackson yagendaga amenyekana ku isi yose, havutse inkuru zimushinja kuba yaragiraga aho ahuriye n'imiryango y'ibanga, imirimbo ya Illuminati n'indi miryango ikoresha ibimenyetso by'ubwiru. Ndetse mu mashusho y'indirimbo ze zimwe na zimwe habonekagamo ibimenyetso byateje impaka, mpande eshatu irimo ijisho rimwe, ibimenyetso by'urumuri rucana mu mwijima n'amarenga y'abantu b'igitangaza badasanzwe. Icyakora Michael Jackson ubwe yigeze kuvuga mu buryo buteruye ko hari abantu bageragezaga kumukoresha, ko hari imbaraga zindi zishaka kumukoresha kubera amazina ye azwi n'ijwi rye ryari ryarabaye nk'ikirangirire ku isi yose. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezeho muri buri kiganiro tubategurira kuri isheni yacu kandi yanyu. Muri make aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Njye nk'ibisanzwe ndimugira banga ati mbahaye ikaze. Tariki ya 25 Kamena mu mwaka w'2009 nibwo inkuru yasakaye ko Michael Jackson yapfuye. Ariko kuva uwo munsi kugeza n'ubu ibibazo bikomeje kubyuka birenze byabaye ku bandi bahanzi bose ku isi. Abantu benshi barakibaza impamvu yapfuye mu buryo bwihuse kandi burimo urujijo. Abaganga bari bafite inshingano zo kumwitaho batarigeze bakurikiza inzira zisanzwe z'ubutabazi. Hari n'abatangabuhamya bavuga ko babonye umubiri we mu gipangu, abandi bakavuga ko babonye umuntu usa na Michael Jackson yinjira mu modoka y'imbangukira gutabara ameze neza. Michael Jackson, umwami w'umuziki wa pop, yari umuntu w'igitangaza ku isi yose. Impano ye, uburyo yabyinaga n'ukuntu yagaragarizaga isi ubuhanga bwe bwose byatumaga benshi bamufata nk'umuntu udasanzwe. Ariko inyuma y'icyo cyerekezo cy'uburanga n'umucyo hari urundi ruhande rw'umwijima rwiganje amayobera n'ibibazo bitagaragara. Michael Jackson yari umuntu wihariye mu buryo bwinshi. Uruhu rwe rwarahinduwe, isura ye yahindutse kubera ibitero by'ubuvuzi n'ibikorwa byo guhindura isura. Michael Jackson yahindutse mu maso no mu mubiri mu buryo abantu batigeze basobanukirwa. Abaganga bavuze ko ari surgery nyinshi, ariko hari abandi batsimbaraye bavuga ko imiterere ye yari irenze ibyo ubwenge bw'imibereho isanzwe byasobanura. Mu kwibaza cyane havutse ibihuha bibiri bikomeye, ndetse n'imyambarire ye idasanzwe yari ikimenyetso cy'ubutunzi n'ubuhanga. By'umwihariko Neverland Ranch, aho yari yarubatse isi ye yihariye, yabaye ikimenyetso cy'inzozi ze zo kuba kure y'isi isanzwe. Uko yagaragaraga ku rubyiniro n'amashusho niko habaga hari ibintu byinshi byihishe ku buzima bwe bwite, harimo n'uruhare rw'abamukikije mu kumurinda cyangwa kumugirira nabi. Ku ya 25 Kamena mu mwaka w'2009 Michael Jackson yitabye Imana ku buryo butunguranye. Byavuzwe ko Dr. Conrad Murray, muganga we bwite, yamushyizemo imiti ikomeye cyane yitwa propofol na benzodiazepine kugira ngo amuhe ibitotsi. Ibi byateje urupfu rwe rutunguranye rwatangaje isi yose. Harabibaza niba koko byari impanuka cyangwa niba hari ibindi byinshi nyuma y'urupfu rwe.
ubuzima bwe bwari buhishwe n'ibanga rikomeye. Hari amakuru avuga ku mishyikirano yihishe, abamushinjaga ibintu bitandukanye, ndetse n'ukuntu yagendaga abura ubuzima bwite kubera izo nshingano z'umuziki n'imyitwarire y'abamukikije. Michael Jackson ntigeze yirinda ibihuha cyangwa uburakari bw'abamukurikiraga, ahubwo hari n'amashusho yerekanaga ibintu bishishikaje byabaye muri Neverland. Dusubiye inyuma gato, mu mpera z'imyaka y'1980, Michael Jackson yari umuntu wa mbere ku isi mu bahanzi wihariye miliyoni zirenze z'abandi bahanzi bose bari baravanye mu muziki wabo. Ariko ibintu byatangiye kujya mu mwijima. Yari afite inyubako nini ya Neverland, agace kameze nk'ubwami bw'umwana utuye mu isi y'ibitangaza. Yari afite kandi inyamaswa zidasanzwe, harimo ingwe, ingagi n'izindi zitamenyekanye. Yari afite indege ye bwite, yari afite abakozi bagera ku 150 bakoraga umunsi ku wundi. Ariko hari ikintu kitagaragaraga imbere y'abafana: amafaranga ye yavaga mu muziki we ntaho yagaragaraga ajya. Iyo umuntu w'ikirangirire afite umutungo ungana utyo ariko akaba atabasha kumenya aho yagiye, abashakashatsi b'ubwiru bahita bibaza niba hari izindi mbaraga yakuragaho amafaranga zitari izisanzwe. Hari impuguke zavuze ko Michael Jackson yakoreshejwe na kompanyi zikomeye, amasezerano y'ubukorikori yo mu rwego rwa Illuminati cyangwa imiryango y'ubucuruzi yihishe inyuma y'ibyamamare. Hari raporo zivuga ko hari amafaranga atabarirwa mu mamiliyoni yagiye atumizwa ku izina rye ariko atagaragara kuri konti ze. Inyubako ya Neverland yitwaga paradizo y'abana, ariko mu mpande zayo hari ibice abantu batigeze bemererwa kwinjiramo. Abakozi bamwe bavuga ko hari ibyumba byafungwaga n'imfunguzo ebyiri zitandukanyijwe, rumwe ari urwa Michael Jackson ubwe, urundi ruri mu nshuti z'imbere z'igihe kirekire. Ibyumba byakoreshwaga mu migenzo y'ubwiru nk'uko bamwe babivugaga, aho Michael Jackson yajyaga wenyine ameze nk'ujya gushaka umwuka w'ubuhanga. Umwe mu bakozi yatangaje ko rimwe na rimwe bumvaga amajwi mu ijoro asa n'imbyino z'abana cyangwa urusaku rudasobanutse. Gusa iyo babazaga Michael Jackson yasubizaga agira ati, hari ibintu mu buzima tutashobora gusobanura, hari abacu batagaragara kandi ntibavuga. Ibyo byabaye igihu cy'amayobera ku kigo cye, aho bamwe babonaga nk'uko Neverland yari umurwa w'uduhanga n'abana, abandi bakabona nk'uko ari igicucu cy'umwijima cyazengurukaga. Michael Jackson yavuye mu isi isanzwe ajya mu murage w'umwijima, amayobera n'ubwiru ku rwego rw'abantu bake cyane babayeho mu isi. Impano yari afite, imbaraga zo kuririmba no kwigaragaza ku rubyiniro, uburyo yahinduraga ijwi n'umubiri mu buryo budasanzwe, byose byagaburiye abazimiza n'abashakashatsi kugeza n'uyu munsi wa none. Ariko Michael Jackson koko yari muntu ki? Yari umuntu w'impano idasanzwe, umuntu wabaye incike ku miryango y'ibanga, cyangwa yari umwana wagendanye n'umwuka utumvikana? Icyo nicyo gihindura inkuru ye isubira mu mwijima w'ibanga, aho buri muntu wese wumva inkuru ye amasaha yose ahora yibaza ibibazo bidafite iherezo. Mu myaka ya nyuma, Michael Jackson yari yarahindutse umuntu uhora mu bwihisho, utinya amafoto, utinya abanyamakuru. Byatumye benshi bibaza niba hari ikindi kintu cyamukurikiraga kitari ukwamamara gusa, ikintu kimugenzura, kimusaba guhishira ubwihishe bwose yari afite. Hari ubwo yavuga ko hari abantu bakurikiranaga ubuzima bwe kugeza ku buriri bwe, ko aho yajyaga hose hari amajwi amuhamagara mu buzimu cyangwa mu nzozi, nk'abantu baturuka mu mpande z'umwijima cyangwa ibindi biremwa by'umwuka. Muri icyo gihe Michael Jackson yatangiye kuvuga amagambo yuje ubwoba, amagambo avuga ko hari abantu bari kumwangiza, ngo yabaga afite urutonde rw'abantu bashakaga kumwicisha uburozi cyangwa imigenzo y'umwijima. Muri Kamena mu mwaka wa 2009, umunsi wahinduye isi yose, Michael Jackson yari ageze mu bihe byanditse izina mu mateka nk'igihe cy'icuraburindi mu buzima bw'umwami wa pop. Yari atangiye imyitozo ikaze y'ubusubiramo bw'igihe kirekire, iyo bita This is the Tour, inyurabwenge yari gukorera mu Bwongereza. Ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wari uzi ukuri ku mubiri n'umutima we muri ibyo bihe. Ubushakashatsi bwatangaje ko Michael Jackson yapfuye kubera cardiac arrest, ni nko guhagarara k'umutima, ariko ababaye hafi ye bavuze ko umubiri we wari umeze nk'uwananiwe mu buzima bw'umwuka. Ashobora kuba yararozwe n'imiti yarenze ubushobozi bwe, cyangwa hari uwamuhaye imiti myinshi ku bushake bigamije kumucecekesha. Abashakashatsi b'amayobera bo bemeza ko ubuzima bwe bwose bwari ku nkeke y'icyo bita the shadow contract, amasezerano y'umwijima, impano ikomeye ishobora guhanwa na ba nyirayo igihe igerageje guhunga. Nyuma y'urupfu rwe hari ibintu byatangaje amahanga, ariko abantu barabitinya, abandi barabihisha. Mu mezi yakurikiyeho, abaturanyi bo mu gace ka Holmby Hills bavuze ko bumvaga ibintu bidasanzwe biva mu nzu Michael Jackson yaherukaga guturamo. Indirimbo zitigeze zisohoka, ijwi rirenga riririmba nk'umuntu ufungiranye muri sale. Abo bantu bibwiraga ko ari abakinnyi cyangwa abashakashatsi, ariko iyo begerezaga amatwi ku muryango w'inzu, ngo bumvaga amagambo asa n'ay'umuntu uri kuvuga mu ijwi rituje cyane, bisa nkaho yahitaga atangira kugabanya ijwi igihe yabaga yumvise abantu hafi iruhande rwe. Ku mugoroba umwe, iminsi mike mbere yo gupfa, Michael Jackson yari mu cyumba cya studio ye wenyine.
umuririmbyi wungirije we yarahageze nyuma y'isaha imwe asanga ibintu bitatu bitangaje. Icya mbere, yabonye imicanga yari ku butaka nk'aho hari umuntu uje mu nyubako afite ibirenge byanduye cyane. Icya kabiri, ni umuvuduko w'umuyaga wari mu cyumba kandi amadirishya yose afunze. Icya gatatu, yabonyemo amashusho yumvikanagamo indirimbo itarigeze iririmbwa n'umuntu n'umwe. Iyo ndirimbo yaje kwitwa Last Call of the Mirror, iriho amagambo asa n'ayo umuntu uri guhisha ko hari ikimukurikiye. Hari amagambo amwe namwe yagiye agaragara: The shadow calls my name but I'm not ready to leave. Ati igicucu kirahamagara izina ryanjye ariko ntabwo niteguye kugenda. Iyi ndirimbo nta wigeze ayisohora, ahubwo studio yayibitse mu bubiko bwayo nyuma y'urupfu rwe. Amadosiye menshi ya studio yaburiwe irengero. Nyuma y'uko Michael Jackson apfuye hashize amasaha make havuzwe inkuru itangaje cyane. Hari amashusho yafashwe mu busitani bw'inzu ye ya Hollywood Hills agaragaza umuntu usa neza Michael Jackson yambaye agakote k'umweru ari kwinjizwa muri van y'umuryango we. Nyamara icyo gihe byavugwaga ko umurambo we wari uri mu bitaro kwa muganga. Abarebye ayo mashusho bavuze ko uwo muntu yari afite imiterere, uburebure n'intambuko nk'iya Michael Jackson. Yegeraga ku modoka barinzi b'inkorokoro bamusunika vuba nk'uhisha umuntu udakwiye kuboneka. Icyo gihe nta muntu wo mu muryango wigeze usobanura abari bo. Amashusho yasibwe kuri internet inshuro nyinshi, ariko kandi nyuma yo gupfa k'uyu muhanzi w'icyamamare wo mu njyana ya pop, ibitangazamakuru byinshi n'inkuru nyinshi zitandukanye bagiye bavuga ko uyu muntu yaba yaragiye mu bihugu bitandukanye akaba yarihishe ntagaragare. Igihugu kiza ku mwanya wa mbere mu bivugwa ko yaba yarahungiyemo ni igihugu cya Bahrain, igihugu cya mbere cyavuzwe cyane kurusha ibindi. Mbere y'urupfu rwe Michael Jackson yakundaga kujya muri Bahrain kandi yari afite inshuti zikomeye mu muryango w'abami b'icyo gihugu. Nyuma yo gupfa abantu bagiye bavugana ijwi ryo mu rwihisho bavuga ko yari yarateguriwe inzu itari ku muhanda rusange yubakishije ibirahure byirabura. Hari abakozi babonye umuntu umeze neza nka Michael Jackson yambaye umupira w'umweru n'agapfukamunwa aherekejwe n'abantu babiri b'Abarabu. Hari kandi umusore w'umunyezamu yavuze ko iyo modoka yinjiraga mu irembo ry'imiryango y'abasheyiki idahagarara ku muvuduko wo hejuru. Bahrain nicyo gihugu cyagiye kigarukaho cyane mu makuru yo kwihisha kwe. Hari kandi Brazil, igihugu cy'ubwiru n'ibihuru by'amayobera. Brazil nicyo gihugu kibonekamo inkuru nyinshi mu mwuka w'ibanga. Hari umusore wavuze ko yabonye umusaza ufite ijwi nk'irya Michael Jackson kandi yamubwiye amagambo asa n'inyigisho z'ibanga. Mu gace ka Manaus, umuturage yafashe ifoto y'umusore wambaye ishati nini, agapfukamunwa n'ingofero ya fedora. Iyo foto yasibwe kuri internet mu minota 40 gusa ikimara kugeraho. Brazil kandi ni igihugu cyakira abantu benshi bahunga ubuzima bwo mu ruhame, icyo benshi bita paradizo y'abahunga. Ku mwanya wa kane hari igihugu cya Ireland, naho bavuga ko yaba yaragiye kwishaho nyuma yo kubeshya ko yaba yarapfuye. Mbere yo gupfa Michael Jackson yahaye byinshi ku gihugu cya Ireland, harimo aho yari afitiye studio ye bwite, aho yakundaga kwibera mu gace kitwa County Wicklow. Nyuma y'urupfu rwe kandi hari abahinzi bavuze ko babonye umuntu wambaye nk'uwirindaga imboni z'abantu. Amwe mu mahoteli atunganya umuziki yavugaga ko yakiriye umuntu udashaka kumenyekana wakoresheje studio mu masaha ya saa 9 z'ijoro. Ireland ni igihugu gifite umwuka w'urusobe wuzuyemo amashyamba n'uturere tw'amayobera. Ikindi gihugu bivugwa ko yaba yarahungiyemo uyu muhanzikazi w'icyamamare ni Afghanistan. Mu mwaka wa 2010 hari umusirikare w'umunyamerika wavuze ko yabonye umuntu usa nka Michael Jackson mu gace kitaruye hafi ya Jalalabad. Ibyavuzwe icyo gihe yari aherekejwe n'abantu batatu. Uwo musirikare yasabwe kudakomeza kubivuga nyuma y'iminsi mike amubonye, nubwo bitashingiye ku bimenyetso bifatika. Iyi nkuru yakwirakwiye ku basirikare benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi gihugu bivuga ko uyu muhanzi yaba yaragiye muri South Africa ni igihugu cyo ku mugabane wa Afurika. Mu gace ka Johannesburg hari abavuze ko babonye umuntu umeze nka Michael Jackson yinjira mu nzu y'umunyemari ukomeye yambaye ingofero ya fedora, kote ry'umukara n'agapfukamunwa. Abashinzwe umutekano b'iyo nzu bahise barinda aho hantu bidasanzwe mu masaha arenga 10. Afurika y'Epfo ifite ahantu henshi bita safe house, ahantu abantu bamenyekanye bakunda kwihisha. Michael Jackson yari umuntu wihariye mu buryo bwinshi. Impano yo kuririmba no kubyina yari idasanzwe, imyambarire ye yihariye, uburyo yafataga amashusho y'indirimbo n'ibitaramo by'amateka. Hari byinshi byamurangaga biri mu ruhu rwe rw'umweru rwaje guhinduka buhoro buhoro, impinduka mu isura ye kubera ibitero by'ubuvuzi n'ibiryo. Hari n'amateka avuga ko kuba yarashakaga kubaho mu buryo budasanzwe, urugero nko gukora agace ka Neverland gahabwa abantu bakiri bato mu buryo bw'icyubahiro no gucengera mu bwenge bwe bwihariye. Michael Jackson yitabye Imana tariki ya 25 Kamena mu mwaka wa 2009 mu buryo butunguranye kandi buhisha amayobera. Urupfu rwe bivuga ko rwatewe n'ibitotsi byinshi byatewe no kunywa imiti ya propofol ndetse na benzodiazepine yahawe n'umuganga we bwite bita Dr. Conrad Murray mu rwego rwo kumwongerera ibitotsi. Nyuma y'urupfu rwe habaye ibihuha byinshi byo kumureba ahantu hatandukanye cyangwa ko yaba akiriho mu buryo bw'ibanga.
hari amakuru avuga ko abantu bamubonye mu bihugu bitandukanye harimo Brazil, Bahrain na Iran ndetse bagiye bayivuga, ariko nta gihamya cyizewe kigeze kigaragaza ko yaba kiriho koko. Hari n'inyandiko n'amashusho yagaragazaga ibimenyetso by'ukuri by'uko ashobora kuba kiriho, ariko byose byaje kugirwa ibihuha nta gihamya nyakuri. Ubuzima bwe bwabaga bwuzuyemo ibanga, gutotezwa n'ibihuha no kugeragezwa ku isi y'ubukungu n'ubuhangange. Michael Jackson ntigeze yirinda kuba mu ruhando rw'ibinyoma n'amakuru y'ibihuha. Hari ibitabo n'amafilimi yagaragazaga ko abantu bamushinjaga ibintu bitandukanye, harimo n'uruhare rw'ubuzima bwe bwite mu gupfa. Hari n'amashusho y'ibyabaye mu biro bya Neverland byashyizwe hanze bigaragaza ibintu bishishikaje n'akaga k'ubuzima bwe bwihariye. Michael Jackson yasize isi yuzuye amayobera. Ubuhanga bwe mu muziki, imyambarire ye n'ubuzima bwe bwite bwibitsemo amayobera yatumaga benshi bibaza ku buzima bwe, urupfu rwe n'aho ashobora kuba ari nyuma y'urupfu. Inkuru ze zose, ubuhanga bwe n'uruhande rw'umwijima bihora byibutsa abantu ko inyuma y'icyamamare hari ukuri kenshi kudakunze kugaragara. Niba ukunda inkuru nk'izi z'amayobera kandi ziri mu mwijima, nta handi wazisanga uretse ku Mayobera TV hamwe na Mugirabanga ati nk'ibisanzwe. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi, kandi mukomeze mwagure uyu muyoboro waguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none.